Donald Trump nyuma yo kongera gutsinda amatora agiye kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwandikira Madame Kamala Harris no mu matora nyine yashyuhije cyane imitwe muri icyo gihugu akurikiranirwa hafi cyane n'abandi benshi mu mahanga. Kwiyamamaza by'ihangana rikomeye ryavuzwemo n'amagambo menshi aheze inguni cyane, uruhande rumwe rwibasira urundi bidasanzwe. Hagati mu kwiyamamaza kwe Donald Trump yanahushuwe urusasu rwari rugambiriye kumuhitana. Hanagarukwa kandi ku nkuru z'ibitero nabyo ngo byategurwaga na Iran, nayo ngo yari gambiriye kumwica hahorerwa General Qasem Soleimani wayoboraga Quds Force mu ngabo za Iran, wishwe na drone y'abanyamerika mu 2020 ku mabwiriza ya Trump. Ni byinshi byabaye muri ayo matora birimo no kubifasha hasi kwa Joe Biden abivamo kubera izabukuru agaharira Vice President Kamala Harris, nawe birangiye rero atsinzwe na Donald Trump. Ni byinshi bitegerejwe cyane noneho mu mpinduka za Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho, birimo amategeko ahuzwa no kuvanamo inda, politiki zireba bimukira, imisoro ndetse n'ingamba nyinshi mu by'ubukungu. Donald Trump nanone ntabwo yabuze kuyamamaza agaruka cyane kuri politiki ye ya mbere, America First, ishingiye ku kuba ubukungu bwabo bwose n'amafaranga bigomba gukoreshwa n'ubundi mbere ya byose mu kuzamura imibereho y'abanyamerika no gukemura ibibazo bibugarije, guhagarika imisanzu y'amafaranga y'umurengera atangwa mu gushyigikira imiryango n'amahuriro n'ibindi bihugu cyangwa se ashorwa nanone mu ntambara zibera ahandi, no gushyigikira bamwe mu bazibarizwamo. Ibyo byose ntabyo Trump yemera ko byakomeza gukorwa uko hashingiwe ku mahame n'imitegekere bihuzwa n'iby'abanyamerika gusa. Imibanire n'ubufatanye kuri we ni ibintu igihe cyose bigomba no kuvamo inyungu zifatika kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara nubwo muri politiki nk'iyo Trump ashyize imbere cyane yo kuba abanyamerika bagomba kureba mbere ya byose bibareba abakihugiraho, ibindi bakabibarizwamo hagendewe gusa ku nyungu babivanamo, ntiyabuze nanone kwibanda no ku ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, yemeza ko nasubira ku butegetsi ngo izahita isozwa byihuse mu minsi ya mbere gusa agitangira akazi ke. Yageze aho anavuga ahubwo ko izarangira mu gihe cy'amasaha 24 gusa akigera ku butegetsi. Kuri iyo ngingo haba ku ruhande rwa Ukraine ubwayo kimwe n'Uburusiya, ibyo yavuze ntawabihaye agaciro kihariye. Bombi baragize bati Trump agomba kuba adafite amakuru ahagije ku mpamvu zananiwe kumvikanwaho zigatuma bamaze iki gihe cyose mu ntambara barwana. Trump akagaragaza kandi ubwo ko yahita ahagarikira Ukraine inkunga, amafaranga yose n'ibitwaro bakomeje kugezwaho n'abanyamerika bigahagarikwa. Ahandi intambara zirwanwa hatutumba n'izindi nyinshi abanyamerika bafitemo uruhare ako kanya ni mu burasirazuba bwo hagati, bakabarizwa igihe cyose ku ruhande rwa Israel. Trump rero yavuze ko akigera ku butegetsi ngo amahoro nayo agomba guhita atangira guhinda muri iki gice. Hanyuma mwipiganwa rikomeye barimo n'Abashinwa, Trump ati ibyo nzabishyira ku kigera ahubwo gihambaye ku buryo Ubushinwa butazongera kototera inyungu zacu cyangwa ngo tubareke ibicuruzwa byabo byidegembye hose ku masoko yacu n'abafatanyabikorwa dufite hirya no hino mu isi ntacyo tubikozeho. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine, sofas and sectionals, ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa, kimwe n'intebe zo mu busitani n'amabaraza, dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara atabura n'ubundi gutera apeti, ibitanda, matla n'utubati, aho n'icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi. Ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo, imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture, dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola. Uragura tunagutwaze ku buntu, naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo. Hamagara ku buntu 1514 cyangwa kuri 0788 200 507. Ikaze muri Golden Furniture. Ku rundi ruhande nubwo igihe cyose ukuri kw'ibivugwa mu bihe byo kwiyamamaza ko kuba gushidikanywaho cyangwa gukabirizwa cyane nanone kurusha ibyanyabyo byashyirwa mu bikorwa koko no butegetsi nyuma y'amatora, ariko muri manda nshya ya Donald Trump bimwe byo ngo ashobora kubigeraho, ibindi akaba yatera n'intambwe zibyegera cyane uko yabisezeranije yiyamamaza. Nibihe rero byihariye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Trump asubiye ku butegetsi bigezweho mu buryo nawe imyitwarire yabigiramo ari itandukanye cyane wenda na manda ye iheruka. N'ibibazo birimo igabanuka rikomeye cyane no kugwa k'ubukungu mu bihugu byinshi, ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere n'ingaruka zabyo, intambara muri Ukraine, Gaza na Liban yindi tutumba cyane nayo hagati ya Israel na Iran. Duhereye aho mu burasirazuba bwo hagati, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari mu bambere n'ubundi bahise bashimagiza Trump ati inshuti Donald na Melania Trump n'ukuri ibyo mugezeho no kugarukana imbaraga mu nshingano gukomeye mugezeho mu mateka yose y'ubutegetsi. Avuga ko byose bizakomeza n'ubundi gushimangira imikoranire ihoraho n'ubufatanye abanyamerika bafitanye na Israel.
Mu bihe byashize Trump muri manda ye ya mbere, Benjamin Netanyahu yigeze no kugera kure avuga ko Trump ari we nshuti yisumba izindi zose bagize mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara nanone igihe habagaho impaka zikomeye mu matora yahanganyemo na Joe Biden, Netanyahu yabaye mu ba mbere nanone bashimagije bikomeye intsinzi ya Biden, mu gihe n'uruhande rwa Trump rutari rwakemeye burundu ko batsinzwe koko hakiri impaka zose mu bijyana n'ibarura ry'amajwi no kuyasubiramo ahubwo mu bice bimwe na bimwe. Ibyo byarabateranije cyane rero bigira ubwo bamwe basanga byanashingirwaho ahubwo Trump nawe atemera gukomeza gushyigikira Israel nko muri manda ye ya mbere. Nyamara ariko kandi imikoranire y'ibi bihugu byombi yo irihariye cyane mu buryo yarenga kure nuko kutavuga rumwe ko ababitegeka ubwabo ahubwo. Muri manda ya mbere Trump yemuye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivanwa i Tel Aviv ishyirwa i Yerusalemu mu gihe byamaganirwaga kure n'abanyapalestine n'abandi benshi mu mahanga. Yemeza kandi ko ibice bya Golan Israel yambuye Syria ubwo bihindukana by'intara ya Israel. Trump agira kandi n'uruhare rukomeye cyane mu kumvikanisha Israel n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu babasha gusubukura n'imibanire bari bamaze imyaka myinshi barahagaritse, byose mu byiswe Abraham Accord. Naho inzobere nyinshi mu bibera mu burasirazuba bwo hagati bemeza ko ibyo nabyo ari ibintu abanyamerika bashoyemo amafaranga menshi cyane bibwira ko bizakemura ibibazo byose burundu, ariko intambara nanone ngo zongeye kuhaduka zirushaho kugenda nazo zihindura amasezerano nk'ayo busa. Trump rero nawe kuvuga ngo ko amahoro azahinda byihuse cyane muri iki gice akigera ku butegetsi nabyo ngo ni ibintu bigoye cyane, mu gihe atigeze anafasha hasi politiki yiswe Arms for Peace ishingiye ku guha intwaro zose nyinshi kandi z'ubukana buhambaye Israel ngo irinde umutekano wayo n'inyungu z'abanyamerika muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Bikarangira n'ubundi intwaro nk'izo ari nazo Israel ikoresha amagingo ahubwo mu bitero ikora hirya no hino kuva muri Gaza, Liban na Iran, ngo nta nubona rwose uburyo bwari bwo bwose Trump koko yabasha kugira ibyo akora byihariye mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwo hagati. Bamwe barasanga ahubwo ngo bishobora no kugenda nabi cyane kurusha n'uko bisanzwe ahubwo, kuko ngo nta cyazagabanya na kimwe ku murongo wo kubarizwa n'ubundi ku ruhande rwa Israel abanyamerika baciye batagaragaza na rimwe kuci ruhande na gato. Muri icyo gice Donald Trump ari mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarihanye cyane Iran. Ntiyigeze agira icyo ashaka kumva na kimwe mu byo nabo bavuga cyangwa basaba ngo barebe n'ibyo bakumvikanaho. N'ibihano by'ubukungu by'umusubirizo, ikumira ndetse n'intambara na Iran yashyize imbere igihe cyose. N'amarere n'ubundi agarukanye ku butegetsi muri manda ye nshya ntiyigeze yafasha hasi. N'ubu mu bihe Iran ihanganye bikomeye na Israel azabikoraho iki rero Donald Trump? Nawe yabigarukaho ntabwo abasha kugisobanura neza uretse kuvuga mu buryo rusange ko ubutegetsi bugarutseho. Abandi bose mwese bagomba kumuhanga amaso wenyine akabyikorera amahoro akayagarura n'intambara zose zigahagarikwa mu burasirazuba bwo hagati. Ihangana na Iran, Trump nawe yashyize hejuru avana abanyamerika mu biganiro n'amasezerano byagombaga kugeza ku guhagarika no kuvanaho burundu imirimo yageze igihugu cya Iran mu gukora ibisasu kirembuzi, nayo ikaba noneho yavanirwaho ibihano byose yashyizwemo. Trump ahubwo yarabyongereye cyane. Iran nayo porogaramu yayo ya nuclear iyiteze imbere cyane kugeza ahubwo ubu binanugwanugwa ko n'ibisasu kirembuzi ubwabyo wasanga yarabigezeho ibiryamanye cyangwa se yanabikora ahubwo mu gihe gito gusa. Ibyo byose ntawuzi uko Trump rero azabyitwaramo muri iyi manda ye nshya ngo bivanwe hejuru cyane mu ihangana byashyizweho ako kanya bihita bivunjwamo amahoro arambye. Koko ni ibintu bigoye na cyane ko hari n'akandi gatsiko ku ruhande k'abanyapolitike b'abanyamerika bakomeza gusunika ibintu byose bagambiriye gukorana na Israel ngo bahirike ubutegetsi bw'abayatola n'imiyoborere y'igihugu ishingiye kuri Islam muri Iran. Igitekerezo abandi bemeza ko Trump nawe yaba aribwa nacyo yumva ngo byaba ari ibintu byiza bikomeye rwose cyane kuri we kuba byakwandikwa mu mateka ko yagize uruhare nyarwo mu kurangiza ubutegetsi bwa Kiislamu Iran itegekwamo gutyo kuva mu 1979. Ku rundi ruhande ariko nanone politiki ya America First abandi bagasanga ko kwishobora nanone gutuma atemera kugana muri iyo mishinga kuko ngo nta $1 na rimwe ashaka ko ryava mu isanduku yabo rishorwa mu ntambara ahariho hose ku isi. Mu mwaka ushize nibwo byagarutsweho cyane ubwo Trump yagiraga ati ngiye ngisubira ku butegetsi mu masaha 24 gusa intambara muri Ukraine nayo izahita ihagarikwa. Byatangaje bose bashaka kumenya nuko yabigenza kuko bagira n'ibyo babimubazaho, nawe abagaragariza ko ari ibanga ry'akazi ke. Ariko muri bike yabivuzeho agaragaza ko ngo yakwihutira guhura na Vladimir Putin w'Uburusiya bakabanza kugira ibyo baganiraho, ubundi akajya kureba na Volodymyr Zelensky wa Ukraine ati bombi ndabizi bafite intege nke zabo n'ibyo bafite izindi ngufu nyinshi bidasanzwe. Ibyo rero ni ibintu byahurizwa hamwe tukareba icyo dukora byihuse cyane rwose muri ayo masaha byashoboka intambara tukayihagarika. Gusa nanone Trump yakomeje kunenga cyane no kwamaganira kure umurengera w'inkunga Ukraine ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bitajya birangira.
Zelensky ngo abyukane igihe cyose byasaba ubudahagarara, hanarebwa noneho icyo bimazwa ngo gasanga ntacyo. Ati ibyo rero nzaba narangije kubihagarikana mbere yo gutangira akazi kanjye nka perezida nensubira ku butegetsi. Yabugezeho rero. Ese azahagarikira inkunga yose Ukraine kuko rwagati mu ntambara n'Uburusiya yongere kuganisha kandi abanyamerika mu murongo wo kugabanya cyane uruhare rwabo mu bikorwa by'umuryango w'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana wa OTAN. Kuba bisesengurira hafi nabyo basanga ntabyo Trump yakora kuko Ihangana n'Uburusiya naryo ryashyizwe hejuru cyane mu buryo bwanarenga kure Ukraine byototera n'ibindi bihugu ahubwo uhereye mu burasirazuba bw'Uburayi ngo byarushijeho gutuma noneho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyejandikamo ku kigero nawe byamugora cyane ko yabasha gusubiza inyuma aho ibintu bigeze. Naho murindi Ihangana naryo rikomeye rwose n'Ubushinwa rimaze imyaka ni byinshi birimo bijyana n'ubucuruzi mpuzamahanga, ubugenzuzi mu gice cya Indo-Pacific na Taiwan barebanye mayingwe. Trump asubiye ku butegetsi nanone ari Ihangana riri hejuru cyane. Mu bihumbi 2018 ubutegetsi bwe bwongeye cyane imisoro ku bicuruzwa by'Abashinwa ku isoko ryabo iratumbagizwa cyane kugera kuri miliyaridi 250 zose z'amadolari. Abashinwa nabo bahise babyihoreramo bazamura cyane imisoro ku bicuruzwa by'Abanyamerika iwabo. Mu mvugo gusa Trump igihe cyose ashimangira ko yubaha cyane perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ngo asanga ari umugabo uzi gushyira mu gaciro kandi ngo banakoranye neza, atariko nanone kubasoresha byo ni ngombwa cyane kandi byanabaye umusanzu ukomeye rwose ku butunzi n'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump nawe urebera cyane ibijyana n'imikoranire, ubuhahirane n'imibanire n'amahanga mu mafaranga gusa kurusha andi mahame ayo ariyo yose n'amatwara byose bisigaye. Ihangana mu by'ubukungu n'Ubushinwa bigaragazwa neza ko atazabura n'ubundi kurikomeza no kurishyira hejuru cyane kurushaho, ariko ngo ikibazo cy'intambara noneho n'Ubushinwa barengera Taiwan ibyo ntabyo azishoramo ku buryo bamwe basanganye nari igihe cyaba cyiza noneho kuri Xi Jinping nawe cyo guhigura umuhigo we kongera guhuza Taiwan n'Ubushinwa atangiza iyi ntambara yo kuyigarurira noneho burundu no kuyigenzura nka Hong Kong bikarangiriraho. Trump kuri ingingo y'Ihangana n'Abashinwa wanagaragaza ko yagumishaho ahubwo n'umusoro w'10% muri rusange ku byinjizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Abashinwa bo bonyene byehariye bakishyuzwa umusoro washyirwa hejuru cyane kugeza muri za 60%. Naho mu bindi bihuzwa n'amahanga Trump ni byinshi yatesheje agaciro igihe cyose akagaragaza kutabyetaho byehariye no kubigendera kure cyane, ahubwo ibintu nka Loni ubwayo n'amashami yayo, umuryango wa OTAN ubwawo ndetse n'ibindi amahanga yashyize imbere nk'amasezerano ya Paris ku mihindagurikire y'ikirere, ibyo yanabivanyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ye ya mbere, ibindi nabyo Biden nabibasubizamo ku buryo Trump rwose uretse ibijyana n'uburyarya mu Burayi benshi ntabwo bakiriye neza kugaruka kwe ku butegetsi kuko babibonamo gutakaza byinshi mu bijyana n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ubuhahirane. N'ibihe by'imikoranire nanone n'Abanyamerika bigiye kuzamo amakenga menshi no gushidikanya kuri byinshi basubiyemo ku butegetsi bwe nanone. Golden fashion, ikitwa imyenda n'inkweto, menya neza ko kuva ku rudodo, ibitambaro, impu, umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba hazose. Ikaze muri Golden Fashion, uruganda rukurimbisha nyabyo. Tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri ukeye nk'ipamba abandi bumirwa. Ibanga ariko ni iryo nta rindi, Golden Fashion. Ubwubatsi buriya ni bumwe mu bumenyi, ubuhanga ni impano itangaje cyane ku kiremwa muntu. Nk'inzozi utekereze nawe ahantu hari ikibanza gusa ubutaka bukorerwaho ibindi, rimwe ukagira utya ukahatunguka rwose ugasanga harashyizwe inyubako utahasize. Ibyo bihinduka ikintu kidasanzwe rwose mu maso yawe, uba wagira ngo yarahimejeje. Cyangwa nanone ukagira utyo ugasanga inyubako yari yo guturamo gusa yarahinduye ubucuruzi n'ibiro, cyangwa nanone kuyivugurura gusa ugasanga yarabaye indi yindi. Mu mishinga nk'iyi y'ubwubatsi uhereye ku gitekerezo gusa gihindurwamo inyubako, Mess Limited nitwe bafatanyabikorwa bawe bizewe mu guhinduramo inyubako ifatika inzozi n'ibitekerezo byawe mu bwubatsi. Dukora imbata z'inyubako tukakubakira kandi nuko dutongira agatoki gusa aho umushinga wawe waba ubarizwa hariho hose mu gihugu, niyo wowe waba uri mu mahanga udahari turahakubera maze mu gihe gito gusa cyagenwe tukakumurikira inyubako yawe. Mess Limited, ubwubatsi mu kazi kanoze, wowe ukamurikirwa inyubako yawe byihuse. Iyo ni intego n'isezerano ku bafatanyabikorwa n'abakiriya bacu. Ibiro bikuru byacu biherereye mu mujyi wa Kigali, Yamaha ku Muhima mu nyubako Shema House kuri etage ya 2 umuryango numero 17. Waduhamagara kandi kuri 07 27 wasura n'urubuga rwacu kuri interineti wa eshatu /mess/rawa. Ikaze muri Mess Limited.